kuko buri hari ibintu abantu bajya bitiranya. Ko umuntu afite impano ntabwo bivuga ko akiranuka. Nibyo wumva abantu benshi bakubwira ngo abahanuzi ngo baradutsotsobye, ngo abahanuzi ngo baratubeshye, ngo abavuga butumwa baraturiye, ngo umukozi w'Imana ngo yashatse kunsambanya. Ibyo ari ibintu mpora numva buri munsi. Bazabamenyera ku mbuto bera. Nta metamorphose bakora, ahubwo barinogerereza. Akaza mu rusengero akavuga neza, nemeye Imana Data wa twese ushobora byose, n'umwami wacu Yesu Kristo, nemeye n'umwuka wera, ariko uracyagenda nk'inzoka. Uracyavuga, umva iyo wumbuye akanwa hasohokamo akarimi k'inzoka. Utari kujye mujye mumfata ukundi. Nikondi mumfate mutyo, munyubakishe mutankozeho. Halo, abadashaka guhinduka muraho. Mumfata ukundi niko munabaye. Niko wabaye. Rego kumva n'umukristo aravuga ngo nikondi. Uri nabari. Itorero ry'abanyamwigendaho niba ari amahano yabayeho ku isi. Kandi abakristo barabikunda. Hari n'abakristo batagira itorero muri no minsi. Hawe tariko biriya bintu by'itorero by'insengero, n'Imana yaratubohoye nanjye ushobora kwigererayo. Ushobora kwigerera he? Mpora mbibabwira hano. Mwe muhindutse rwose kubwo guhinduka mu mitima yanyu. Ni intego tuvana mu Baroma ibice 12, ariko tugenda dufata ibice bitandukanye byayo kugira ngo tuyige neza. Uyu munsi rero turiga ijambo rivuga ngo kwera imbuto aho dukora. Haleluya. Kwera imbuto aho dukora. Mwongeremo aho dukora. Ntabwo ari aho turi gusa, aho dukora. Kandi ndashimira abatoranije iyi ntego kubera ko kimwe mu bibazo dufite gikomeye cyane no kwera imbuto aho dukora. Haba mu itorero, haba mu gihugu, haba mu maduka, haba mu bitaro, haba mu mashuri, kimwe mu bibazo abakristo bafite ni imbuto bera aho bakora. Amen. Reka ntangire nkubaza ngo ariko wera mbuto ki? Imbuto zawe uno munsi ni izihe? Buriya turaza kwifashisha amagambo badusomeye mu gitabo cy'itangiriro ibice 39 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Twifashishe n'amagambo badusomeye mu gice cya 2 mu Bakolosayi ibice 3 umurongo wa 20 kugeza ku wa 25, ariko turifashisha n'ibindi bice byo muri Bibiliya kugira ngo iyi nyigisho tuyumve neza. Amen. Reka ntangire mbabwira ngo icyambere, buri ushaka kumva neza uko Imana itubona, ureba ibigereranyo Imana ikoresha yivuga abantu bayo. Hamwe Imana iravuga ngo twebwe turamabuye mazima. Aho ngaho ibirimo kutugereranya n'inyubako. Bakavuga ngo twe turamabuye mazima. Ariko muri Petero bakatubwira ngo Kristo niwe buye ryatoranijwe riba iryo gukomeza imfuruka. None bakavuga ngo ni mumwegere, haleluya, ngo namwe mwubakwe. Rero hari ikintu gikomeye cyane kubakisha ibuye rizima. Urakabona ufite amabuye apfuye, ayasanzwe ducukura mu birombe, ari yayo ntatekereza, ntatera amahane, ntiyihitiramo. Urariconga ntirisakuze, rikemera ukariconga, waba ukoresheje imashini cyangwa ukoresheje inyundo, urariconga rikemera. Kuko kugira ngo uzubakisha amabuye ntabwo ari amatafari. Amatafari aza barayashyize mu iforomo, ni amabuye. Amabuye iteka ryose bisaba kuyahonda no kuyaconga. Ibuye rero bararihonda bakariconga bakaryubakisha rikemera. Ariko twebwe Imana irazi ikavuga ariko hano urashyingara bifite ikintu kiwogamye kireba inyuma, ndajya kugushyiraho nkabona utaringaniye. Ndagupima kuri Kristo nkasanga hari ibintu by'ibishinga biri inyuma. Utari kujye mujye mumfata ukundi. Nikondi mumfate mutyo, munyubakishe mutankozeho. Halo, abadashaka guhinduka muraho. Mumfata ukundi niko munabaye. Niko wabaye. Rego kumva n'umukristo aravuga ngo nikondi. Uri nabari. Imana iravuga ngo kugira ngo tuba amabuye mazima bagomba kuduconga kandi ukemera.
ugahagarara neza nk'ibuye Imana ikaguconga, ibyo bintu bishyingaraye byose bikavaho. Umugabo abana n'umugore, hano umugore akabwira umugabo atari kuri murambangamira, ati ubwo wabonye abandi, niba utanyakira uko ndi uzasange abasa nabi ushaka, kandi tugomba kubana tukubakana. Ibuye rizima, abagabo abagore, rega twese turi kimwe. N'umugore kandi utari ko rwose ugerageza ukagabanya ibi nibi, ati ubwo niba utanshaka ujye gushaka umeze nk'uko ushaka, rugashya. Kubera iki? Hari ibuye ryanze kubakwa bariconze. Ariko uko byagenda kose kimwe mu bigereranyo batugereranya n'amabuye mazima agomba kuringanizwa na Kristo tukubakwa. Haleluya. Hari icyo mwumva mura? Abajya bavuga ngo rero ngo umuntu wari ukondi ubwo mwihana nona. Shatse nagarukiriza nkavuga nti okay, uwumva atsindiwe aho ngaho ku ntambwe ya mbere, nyitera intambwe ya mbere ukumva uratsinzwe, ushatse wamanika ikiganza ukavuga nti musengereye narananiranye. Kandi aha ngaha niho benshi bari. Uru rusengero simvuga mwebwe, oya twese, buri muntu afite ukuntu yihagararaho, ariko nimukanyinjirire mfite ukomeze mumfate mutyo. Tukabwira atari kurahanda, niba mpanda ndamaze, nikomeze ari kumeze nabi, ntucongeka. Uwumva ari aho ngaho, uyu niwo munsi Imana iravuga ngo uyu niwo munsi wo kwemererwamo, uyu niwo munsi wo kwihana. Haleluya. Ikigereranyo cya kabiri Imana ikoresha nacyo ni nk'ibyo ngibyo. Baratubwira ngo twe turi umubiri wa Kristo, ngo buri muntu wese ni urugingo rw'uwo mubiri, ngo kandi buri muntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Haleluya. Iyo ikintu kinyishe mu kirenge, umubiri wose urahaguruka. Ubwonko buravuga ngo ikirenge kiratatse, ukabwira umugongo ngo igonde, ukabwira ikiganza ngo manuka ushimino, hanyuma umubiri wose ukuzuzanya. Turi umubiri wa Kristo. Ariko muzitegereze muri no minsi, iyo uvuganye n'abakristo baragweterega abantu bose basigare banyamwigendaho. Mana y'isi n'ijuru, itorero ry'abanyamwigendaho niba ari amahano yabayeho ku isi, kandi abakristo barabikunda. Hari n'abakristo batagira itorero muri no minsi, aho ariko biriya bintu by'itorero by'insengero n'Imana yaratubohoye, nanjye ushobora kwigererayo. Ushobora kwigerera he? Mpora mbibabwira hano, iki kiganza cyanjye kivuye ku kuboko, mugahura nacyo kigenda mu muhanda kidunda gitera intambwe kigenda, abantu bose bahunga, imodoka zose zagongana. Mu buryo bw'umwuka niko banyamwigendaho bameze. Ni ingingo zidateye ku mubiri, ziteza amaksida, amahano. Halo, hari abantu umva guhura n'ingingo zitari ku mubiri. Namwe mu bitekerezo, cyangwa nawe wicaye Imana igabitekerezo, ushobora kuba ari we mwuka arimo kubwira. N'undi wese abatwumvira kure nabo turi na benshi uyu munsi, abari online bari hejuru ya 200, namwe ubwo birabareba. Banyamwigendaho bose ubwo uyu munsi nibo babwirwa. Hanyuma ikigereranyo cya gatatu, ndimo ndagerageza kwihuta kugira ngo ntaza gucura abandi igihe. Ikigereranyo cya gatatu ni nacyo inyigisho y'uyu munsi yubakiyeho, kwera imbuto. Ubundi ikintu cyera imbuto ni igiti, ariko nimureba muri Bibiliya ahantu henshi Imana itugereranya n'ibiti. Ndabaha ibice byinshi byo muri Bibiliya kandi sinabimazeyo. Muri Yesaya igice cya 5, ariko muzi ukuntu buri Imana igiye yitotomba. Wari wumva Imana irimo kwitotomba? Nanjye njya nitotomba. Ubundi najyaga numva abana buriya Imana ntizankubitira ko nitotombye, ariko nza gusanga nayo ijya yitotomba, ikitotomba. Ndavuga nti yewe ngiye kujya nitotomba nkayo. Iyo nitotombye biri mu murongo w'iby'Imana nayo yitotombera, numva dufatanije. Buri ishobora kuba inkunda cyane, kavuga ati icyo mukundira nuko ibinyitotombesha mu ijuru nawe irabwitotombesha ku isi. Imana muri Yesaya ibice 5 iravuga ngo nateye uruzabibu
ndushyiraho uruzitiro nshyiramo n'umuvure nari ntegereje ko ruzera imbuto nziza hanyuma nkabona umutobe ngo ngiye gusarura ngo nsanga rweze indibu rero abari busoma ahubwo mu gice cya 5 indibu ndagira ngo mbasobanurire indibu yari wari wabona nkatwe twabaye ahantu twagiraga imbuto nyinshi jewe nakuriye muri pezana twari dufite ibiti byose by'imbuto twagiraga ibyo bita cœur de bœuf cyo sinkina zibona za cœur de bœuf ziracyabahora twagiraga za cœur de bœuf twagiraga za mandarine twagiraga indimu twagiraga za pamplemousse twagiraga amacunga twari dufite imbuto z'uburyo bwose kuri umwami Rudahigwa yari umuhanga twebwe twavugiye muri pezana yari yatangijemo yego uburyo azatuza abanyarwanda n'uburyo bazabaho abazungu baramwica Imana izabaho umugisha nari ngiye kubavuma ariko Imana ifata umuntu winyibutsa ko twebwe tutemeye kuvumana yari afite ibitekerezo byiza ariko nabonye umva imico mibi batugezeho n'ubu baracyayikomeje ariko nta simbavuze noneho indibu hari igihe wagendaga ugasoroma icunga ubona rihiye kandi ikibazo cy'indibu ziba umuhondo mbere y'andi macunga ukagenda ukabona agacunga gasa neza kabaye umuhondo ukagaca wakanda ukumvira komeye watonora ugasangamo imbere yabaye nk'ibuye wari wagura icunga ugasanga ni indibu zabagaho kuri pamplemousse zabagamo indibu zabagaho kuri cœur de bœuf zabagamo indibu zabagamo no muri mandarine ibiti byose imbuto zose zigira indibu n'abakristo babamo indibu kamubona inyuma asa neza ariko mimbera akomeye nk'ibuye indibu Imana ikavuga ngo nateye uruzabibu rwiza nizeraga ko ruzampa imbuto rumpa indibu ngo uruzabibu nari kurukorera iki n'iki Imana itakoze ngo twere imbuto nziza muri Yesaya 61 umurongo wa 3 Imana iravuga ngo muzabe ibiti byatewe n'Uwiteka ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo tumuheshe icyubahiro murebe Yesaya 61 umurongo wa 3 urangirira ngo tuzabe ibiti byatewe n'Uwiteka byo kugira ngo tumuheshe icyubahiro ibiti reka wenda mpabasomera aho ngaho kuko nahageze umurongo wa 3 uravuga ngo yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro haleluya ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka byera imbuto bigahesha Imana icyubahiro imbuto zawe zihesha Imana icyubahiro erega ntabwo bikomeye imbuto zacu na Yesu yarabivuze ndaza kubigarukaho ngo muzabamenyera ku mbuto bera ngo ntabwo igiti kibi ushobora kugisoromaho imbuto nziza ngo kandi igiti cyiza ntushobora kugisoromaho imbuto mbi ngo muzabamenyera ku mbuto bera amina Zaburi ya mbere ikatubwira uburyo tuzaba ibiti byera imbuto nziza murayizi mwese itangira ivuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro ngo uwo azahwana n'igiti cyateye ku mugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyuma icyo azakora cyose kizamubera cyiza haleluya igiti cyatewe ku mugezi umuntu utura mu ijambo ry'Imana bituraza kubigarukaho ariko hari ikindi nkunda kuko kirandeba Zaburi ya 92 abakecuru n'abasaza turimo hano twese uyu ni umurongo wacu umurongo wayo wa 13 uravuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo haleluya baviye na bavyeye umukiranutsi azashisha nk'umukindo azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'Ilibanoni ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu bazagumya kwera no mu busaza bazagira amakakama menshi n'itoto nkunda ya magambo arambwira ngo ntabwo nzasaza numa umubiri ushobora kuma ariko mu mwuka nkasaza ngira amakakama n'itoto
kandi nkera imbuto nyinshi no mu busaza. Njya mbabwira hano nkabwa ni jewe ari ikintu ndashaka ndigiye amenyo zawo yarashize mu kanwa nsigaye mvuga byarashubiye imbere byose nkajya mbabwira bene data ndababwira nk'uko nababwiraga kera ubu abatewe muri Kristo Yesu no mu busaza tuzagira amakakama n'itoto. Haleluya. Njya mbitekereza kuko nta masezerano mfitanye n'amenyo ko azaguma mu kanwa. Nshobora kuzabyuka rimwe mu gitondo nkasanga rimwe ryigendeye. Ariko nabonye haraje abaganga basubizamo bagatera amandi y'amasimbura, ariko hanya nzayereka kugira ngo bajye bamenya ko niba njye mvugiramo ntusho murumva ariko uri sigare nimwera amapotaje n'ibindi bitarushye igifu hanyuma. Ariko no mu busaza tugomba kugira amakakama n'itoto, tugakomeza tukera imbuto no mu busaza. Nta kwitwaza ngo ndashaje, nta gusaza nk'ingoroje y'icupa. Hari icupa risaza ukabona ntacyo bakirikoresha, ryatoye uruhumbu, ryatoye oya, nta gusaza nk'icupa. Twe tuzagira amakakama n'itoto. Ibi bigereranyo ndimo kubaha biraza no kuduha kubona uburyo bigerwaho na Yesu. Ibi bigereranyo byo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya Yesu abigarukaho. Murabizi muri Matayo 7 niho natangiriye mbabwira Yesu avuga ngo abantu banjye ngo hari igihe hazaza abahanuzi b'ibinyoma biyitirira izina ryanjye ariko batarabanjye, ngo barambwira bati tuzababwirwa n'iki? Ati ntimuhangayike, muzabamenyera ku mbuto bera. Ngo bamwe bazaza bambwira ngo twahanuraga mu izina ryawe, abandi bambwira ngo twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, abandi bambwira ngo twabwirizaga mu izina ryawe. Ngo mbarebe mbabwire ngo mukomeze iyo mwajyaga, kuko imbuto mweraga. Wamaraga guhanura ugasambana, wamaraga kubwiriza ukambura abantu, wamaraga aravuga ati mugende mukomeze. Ntabwo mweraga imbuto nshaka, kuko buri hari ibintu abantu bajya bitiranya. Kuba umuntu afite impano ntabwo bivuga ko akiranuka. Nibyo wumva abantu benshi bakubwira ngo abahanuzi ngo baradutsotsobye, ngo abahanuzi ngo baratubeshye, ngo abavuga butumwa baraturiye, ngo umukozi w'Imana ngo yashatse kunsambanya. Ibyo ari ibintu mpora numva buri munsi. Bazabamenyera ku mbuto bera, natwe bazatumenyera ku mbuto twera. Mu rugo bazakumenyera ku mbuto mwera. Umva marambi babwira kimwe mu bintu bizagora abadamu nibagera mu ijuru n'ababoyi n'ababoyese. Nuba n'umugore umuboyi n'umuboyese atangira ubuhamya akavuga ati mabuja arakiranuka, ubu uzabyemere ko akiranuka. Ko hamwe mu hantu hananiye abagore ni igikoni. Uraza ukizira mu masengesho, umukozi agasigara mu rugo agashiririza umuceri wataha ukamwita icyo. Haro ariko muratinyuka. Jewe uniyo umuboyi yangavura nzamufata neza. Noweze ko umuntu ndamara kumutuka musigira ibiryo byanjye biteke nze kubirya, urumva atari ubugoryi? Na akazi kanyu. Jewe nabonye nakimushoboye namwirukana. Nawe niba azagumaho nga wimutuka mutware neza, akugavure wicecekere. Bamwe murabafata mukabicisha inzara, bakakubona urimo kurya inyama kandi aribo bazitetse, ntunamuheho neza zigashira. Ariko ibintu buriya biba mu ngo kiwe nge ntangara. Kandi bimenya gute? Numva abakozi bavuga buriya ntuzicare mu rugo ngo wumve umukozi wo kwa voisin ku muturanyi wawe yasuye umukozi w'iwawe barimo kuganira. Rero ngiye nkunda kwandarika amatwi, ngira amatwi yumva abantu baravuga. Hari n'igihe njya kwikorera siporo mu gitondo nkagenda ndoga hanyuma nkagenda inyuma y'abantu barimo kuganira nkamenya ibibera mu ngo byose muri Kigali. Ngenda kilometero 8 bugacyanze byabereye muri buri quartier abantu. Kandi ikintu gishimishije buriya Kigali ifite ukuntu uteye, ntabwo nzi ko mwari mwayitegereza. Hagati ya saa 11 igihe ngendera na saa 12 n'igice hagenda abantu bagenda n'amaguru. Imodoka utangira kuzibona saa moya, ariko bagenda n'amaguru nibo bafite stories. Kuba bagenda bari hamwe, bagenda bavuga ibyabaye muri quartier, bavuga ibyo kwa kanaka, bavuga ni hamaye uyu mujyi kumerewe nabi. Imbuto twera ngaho namwe nimwicare. Niyo nagarukiriza ubu ningarukije nkasenga, ubu ntibihagije kwibaza ngo ariko imbuto nera
iwanjye mu rugo zimeze zite, maze mbwire n'abagabo n'abagore. Ibyo rero nababwiraga byo kwandarika amatwi. Umugabo warayatongana n'umugore, mu gitondo abana bajya kwikorera ubukirina n'ahandi hose baba kwa banti na banko, bagenda babavuga gushaka kwanko ngo rwahiye. Kandi ngo mwatonganaga muzi ko muri mwenyine hari abana nabo bandarika amatwi kandi n'iminwa yabo nticeceke. Sawa, mujye mwera imbuto zitazagukoza isoni niyo umuntu yavuga. Muricara mugatongana, muricara mugahimana, ugasanga patron arahimana n'umukozi. Imbuto mwera niziye. Ariko reka nkubwire, niyo abo ngabo batabyumva, kuko uzaducira urubanza si n'umukozi wawe, uzaducira urubanza si uwo muntu ubi wawe, uzagucira urubanza ni wa mwami umenya n'ibyo wakoze mu rwihisho. Imbuto twera. Yesu aravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Hari abo nzirukana, hari abantu mwajyaga mubona ari ibitangaza mu ijuru, amaranka barayakuyeho, ari ba demobu barirukanywe. Ntabwo ari na demobu usanzwe, barirukanywe mu ijuru. Hari abantu bagikorera Imana hano ku isi kandi mu ijuru baramaze kwirukana. Imana igavuga ngo uriya simuzi, ntabwo agenda nk'uko navuze. Ahubwo aho niho hantera ubwoba mu itorero ry'Imana. Abakozi b'Imana, ba pastori, ba apostle, ba bishops bandi, umuntu arifata akavuga ngo Bibiliya ngo si ijambo ry'Imana kandi yambaye ikanzu nk'iyi yanjye. Uzibeshye uri ministre muri guverinoma, uvuge ngo ibyemezo guverinoma yafashe ngo jye simbirimo, yellow paper isohoka umunsi ukurikiyeho. Kwaritse sawa, ubwo utakemeranya na guverinoma yawe ntabwo ukiri umukozi wacu. Abazi uko guverinoma zikora ndabeshyera? Buriya byakunda ministre akihandagaza kuri radio ngo jyewe sinemeranya na president. Haro yakubwira ati ubwo utemeranya nanjye ubwo jya gushaka undi mwemeranya mukomezanye. Kuko twebwe umuntu arifata ibintu Imana yashimangiye na Yesu ubwo akabivuga ngo iri jambo ntazavaho n'inyuguti, ngo twebwe turarihindura, ngo ntitubyumva kimwe nawe, ngo isi yarahindutse, ngo siyanse yagaragaje ibi na biriya. Akakubwira ati jewe siyanse iza nari naravuze mbere ya siyanse. Abemera siyanse n'akazi kanyu, nimuhindure Bibiliya muvuguruze shobuja, nzareba ijuru muzajya mubwo muziremera iryanyu. Ariko n'imbuto twera nazo zizamo. Nshobora kwemeranya na Yesu simvuguruze Bibiliya, ariko imyitwarire yanjye ikavuguruza ibyo yavuze. Halo, kakubwira ati bagabo mukunda abagore banyu, ngo jewe ntabwo nzamukunda. Ati sawa, ubwo uramvuguruje. Tibashumba mwite ku ntama n'abashinze, tugewe nzazirya, uramvuguruje. Tariko mwebwe bagore mwubaha abagabo banyu, atariko natwe baduhaye uburenganzira bwo kuvuga. Sawa, ni museme. Imbuto twera zigomba kuba ziri mu murongo w'iri jambo kugira ngo umwami wacu atwishimire. Halo, Imana ikakubwira ngo ntuzasambana, utigeze nzabikora nihisha. Urihisha Yesu? Dawidi yaravuze ngo niyo najya inyuma y'inyanja nkava hano nkajya kubikorera muri Australia ndumva. Ariko naho nasanze hari abanyarwanda benshi muri kino gihe, ntaho wahungira. Aho ngiye hose giye mpasanga abanyarwanda banze, byarangoye. Ariko ngiye nshima Imana ko ntacyo mfite mpisha, kuko aho kugira ngo nihisha amaso y'abantu nakwihisha Yesu, kandi Yesu ntiwabona aho yihisha. Dawidi aravuga ngo niyo najya inyuma y'inyanja ukuboko kwawe kwamfatirayo, uzahungirayo. Eri imbuto zihuye n'uburiwe. Yohana 15, ubwo niho ngeze mbabwira icya kigereranyo cy'igiti. Yesu aravuga ngo nige muzabibu, mwebwe muri amashami. Kandi ahandi muri Matayo 5 akavuga ngo ntushobora gusoroma imbuto z'igitovu ku muzabibu. Amen. Imbuto z'igitovu ntibazisoroma ku muzabibu. Niba ushinze mu muzabibu ukaba uri ishami ry'umuzabibu, ukaba uri ishami rya Yesu, ntabwo ugomba kwera imbuto z'ibitovu, ntabwo ugomba kwera imbuto z'imigenge, ugomba kwera imbuto za Yesu. Haro, ntabwo byoroshye. Noneho reka ngere ku gice kitwinjiza mu nyigisho yacu y'uyu munsi. Ubwo Yohana Umubatiza yatangiraga kwigisha, ndaza kubibahuriza byose nsoza. Muri Luka ibice 3, reka aho tuhasome. Luka ibice 3
aravuga atumva rero mbabwire ibintu by'amashyengo mubivemo. Luka ibice bitatu turahera, reka ndebe uko mbihina kugira ngo twihute. Reka duhere ku murongo wa 7. Nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa nawe ati mwabana b'incira mwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Ngaho ni mwera imbuto zikwiriye abihari. Buriya iri jambo rirakomeye cyane. Yohana umubatiza abwira abantu ngo uzi impamvu? Murabizi hari inkuru nkunda kubabwira hano. Ngo kera ikinyabwoya n'incira byarabanaga. Igiki? Kinyabwoya murakizi? Kinyabwoya. Hari umukecuru twari duturanye yatinyaga ibinyabwoya, ariko menya abagore benshi batinya ibinyabwoya. Abatinya ibinyabwoya namwe ubwo ndabatahije. None uwo mukecuru yari umuntu ukunda gutera urinzenya cyane, akavuga ati umva mbabwire abantu b'Imana, utarumva umurindi w'ikinyabwoya mu gikari. Tekereza imirindi y'ikinyabwoya. Ati yari igihe uba wicaye mu nzu ukumva imirindi y'ikinyabwoya. Yaragitinyaga cyane. Ikinyabwoya rero cyabanaga n'incira kuko byombi bifite icyo bisangiye. Byombi abantu barabyanga kuko biraryana. Ikinyabwoya kirababana, incira irarumana. Noneho ukeye ikinyabwoya kirabireba kibona kirarambiwe, kiragenda kibwira Imana, tumva rero Mana niwe wandemye umpamaho, sinayagusabye, ariko aya maho atuma abantu banyanga, none ndagira ngo umbabarire umpindurire. Mana yakibwira icyo akora, ugize umutima mwiza, reka nkuha akantu, ndaguha akagapamba ugende wizingiremo umaremo iminsi 21 uzavamo wabaye icyaremwe gishya. Buriya rero nimubona ibinyugunyugu biguruka biva mu binyabwoya. Abantu mweze mwize biology murabizi ikintu bita metamorphose. Ikinyabwoya kiragenda kikizingira mu kantu kameze nk'ipamba kitwa koko cyangwa cocoon. Nyuma y'iminsi 21 hagasohokamo ikinyugunyugu kiza gifite amabara. Kinyabwoya yavuyemo ikinyugunyugu kiragurutse kinyuza ahantu, abana batiyo bati mbega akantu keza we, abagore bati muze mureba akantu keza kari hano, gisubira mu mwobo kibwira incira kiturabizi bya bintu birakora. Haro abafite amahwa mwese ndababwira ngo mujye muri Yesu, bya bintu birakora. Bya bintu birakora. Hari abantu barwanaga bakubwira ati mbona ntarahura na Yesu, mba nkweretse aho mbera mubi. Kabera toya nawe uracyaba mubi se birakunda. Hari abarokore numva bavuga ngo mba nkweretse aho mbera mubi, uracyaba mubi. Noneho incirira kirebera yoragomba rosha uri umupfapfu. Wagiye wikuraho amahwa yawe ngo harya ngo abana bagukunze, ati n'abagore bagukunze, ati mbwira n'inyoni zagukunze, ati zizakurya nta mpuhwe zishyizemo. Ati ariko igitekerezo cyawe kirimo ubwenge ho gato, nanjye nagitekereje numva ngomba guhinduka. None ujye ubona ibi bintu bimeze nk'amaga mfite ku mugongo, naguze amaraso, anako naguze amavuta, unsigiririze unogerereze ndabagirane, kame munange ndaba nahindutseho. Kinyugunyugu gifata amavuta kirayisiga, kirasiga, kiranogerereza. Wari wabona inzoka yukubiseho urumuri irashashagirana. Na ninjoro yucanye ukubise torushe ku nzoka uhita ubona irabagirana. Arasiga, incira irasohoka igenda nombagira nk'incira nyine. Umwana we ati dore inzoka we, umugore ati dore inzoka, baza n'inkoni subira mu mwobo iti bari wanyishe. Ikinyugunyugu kirabibwira ati ariko sha nanjye nari nabibonye kare, nari ntegereje kumva ikiri buze kuvamo. Urarabagirana, ariko ingendo yawe ni y'inzoka, n'akanwa kawe n'ak'inzoka. Niyo ubumbuye akanwa imikaka iracyarimo, uracyari inzoka pe. Nibyo ujunditse mu matamo biracyarimo bwa burozi, uri inzoka. Niyo warabagirana inyuma. Buriya abantu benshi nuko babigenza, nta metamorphose bakora, ahubwo barinogerereza. Akaza mu rusengero akavuga neza, nemeye Imana data wa twese ushobora byose, n'umwami wacu Yesu Kristo, nemeye n'umwuka wera, ariko uracyagenda nk'inzoka. Uracyavuga umva, iyo wumbuye akanwa hasohokamo akarimi k'inzoka. Yesu akavuga, Yohana umubatiza akavuga ati mwabana b'incira mwe, niba mwihannye ni mwera imbuto z'abihannye.
arakomeza kandi agatubwira uburyo bagomba kuzera, akavuga tumva rero noneho niba mwihani ufite ngo barazabona maze ati se ibyo bintu tubwira turumva bihambaye cyane, aravuga ati nga mbiborohereza, ngaho nimwera imbuto zikwiriye abihannye kandi ntimutangire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza. Ndababwira ndetse ko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye, n'ubu intore zigezwe ku bishyitsi by'ibiti. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Abantu baramubaza bati none se tugire dute? Ibintu byawe kurimo kutubwira mu migani byaducanze byatuyobeye. Aravuga ati reka mbiborohereza. Arabasubiza ati ufite imyenda ibiri umwe awuhuta ufite, be kind to each other. N'ufite ibyo kurya nagira cyo nawe byo kuba nyamwigendaho, niba ufite umwenda undi yambaye ubusa mugabanyirizeho. Ariko ziko maze iminsi mbitekereza kubera ko mba mu rugo kenshi, hari ibintu ntajyaga mbona nanjye mbona. Njya mu kabati nkasanga ikibazo mfite ni ukubona aho nshyira imyenda, nkabariza imivure nkweto y'imyenda ko ntayambara buri gihe, bazaterura nka kimwe cya kabiri nkagikuramo nkabona ubuhumekero. Uzi ko hari imyenda tubika hari abandi bayikeneye tutazongera no kuyambara? Ndabeshyara? Uwaza mu ngo zanyu mwasanga twese niko bimeze. Abagore mwebweho biba binarenza, bafite inkweto nk'igihumbi kandi bose yarazihararutse. Kayariza inkweto nkabura uragura izindi z'ikiko zigihari, ngo ya ngo ziriya nyine ngo zimazemo iminsi ko mbona zigikomeye se, ngo ya rwose ngo okay fine, gura izindi za zindi urebe uzihera. Ntibyaba ari byo ra? Aho mwazaretse tugakora church shop, tukagira kumba tukajya tuzana imyenda tukarundamo, abantu bishakira imyenda bigoye kugura akaza gateruramo akijyanira akagenda akambara, kuko wenda ntituzabona aho tubasanga. Ariko rero Yohana Umubatiza, reka nikomereze kuri Yohana, ngo ufite inkweto ebyiri aho udazifite, n'ufite cash ahe kubazibuza. Ariko je nimuzaze kunshaka nibere mu kiruko kizabukuru, mbona abantu benshi banyandikira nkabo, hari nabo njya subiza nkabura ko igenda njyaga mu kiruko kizabukuru ntimwabimenye ko ntagikora singihembwa. Ariko abantu benshi bakubona ugenda bati buriya wagomba kuba yarashize agahinda tu, cyane cyane ko mu kiruko kizabukuru natangiye kugira amakakama n'itoto ndanabyibuha. Ubu nuko nambaye ino kanzu, hari igihe nkora gutya nanjye nkabura akakantu kuki katari karaje kera gifite umushahara kakaza naragiye mu zabukuru. Ariko byo no kwiganirira ufite aho udafite. Hanyuma arakomeza arababwira ngo n'abakoresha b'ikoro nabo baje ngo babatizwe, baramubaza bati mwigisha se twe tugire dute? Arabasubiza ati ntimukake abantu ibiruta ibyo mwategetswe, kwe kurya ruswa ngo ubeshyera abantu. Hanyuma abasirikare nabo baramubaza bati twese tugire dute? Cyo gihe abasirikare rero nibo babaga ari n'abapolisi, byose barabifatanyaga, aho n'abashinzwe umutekano. Arabasubiza ati ntimukagire umuntu muhongesha cyangwa ngo murege ibinyoma kandi ibihembo byanyu bibanyure. Amen. Hari igihugu duturanye nabonye abasirikare barimo guhunga batwaye inkoko n'ingurube. Ndavuga nabo bagombaga kumva Yohana Umubatiza yigisha, kavuga ati nimunahunga nimuzatwara ingurube uturage, kuko nta musirikare worora ingurube. Ngo se uwo nabonye ayihetse ku bitugu niyo yarakuye mu kigo, akavuga ati iyo se ndi wisige ndajyaga nyigaburira, cyangwa niyo umuturage yasanze aho iziritse arayiterura kubita ku bitugu mukundi kuboko ashyiramo inkoko arigendera. Ariko icyo Yohana Umubatiza yavuga aravuga ati mwe gukoresha imbaraga ngo mwambura abantu ibyabo, kuko hariho n'abantu, hari imvugo yari yarahanze muri kino gihugu muri za 80 mbere ya 90 aho gato, ngo umugabo n'urya utwe ngo akarya n'utw'abandi ngo ntibimugireho inkurikizi. Ako nako bongeraga ubundi iyo uri iby'abandi bikakugiraho inkurikizi ubwo ntuburi umugabo n'urya utwe akongeraho n'utw'abandi ntibimugireho inkurikizi. Hanyuma Yohana akamubwira ati rero ubwo aho ngaho itonde, intore zigeze ku mizi y'igiti, igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa. Amen. Kwera imbuto nziza aho dukora. Urabona Yohana Umubatiza biriya bintu yabivanye mu bintu by'umubatizo abivana mu mazi menshi, kuko dusanga muri kino gihe umuntu arakubwira ati se urakizwa, ati nabatijwe mu mazi menshi. Imana ikakubwira ati ibyo by'amazi menshi umunyabyaha utarakiriye Yesu nk'umucunguzi ngo yemere kumwumvira nk'umwami, yabatizwa muri make yabatizwa muri menshi, ni umupagani. Icyo yunguka
iyo umuvanye muri make ukamushyira muri menshi ko numva abantu benshi ari byo bigisha yunguka kujandama ibindi bisigaye wameze nka yancira yanjye basize bakayinogerereza ariko deep inside abakira umupagani. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bitwaza ngo yarabatijwe ngo yarakize gute. Yarabatijwe Yesu ariko ntiyahindutse. Arasambana akaza agasenga, aragambana akaza agasenga, arabeshya akaza agasenga, ariba akaza agasenga. Ibi byose Yohana Umubatiza yabuzaga abantu barabikora ariko bagakomeza bagasenga. Noneho akabarira akavuga ngo mwe murabagirana neza inyuma kubw'imihango y'idini, twarabasize turabanogerereza mu b'Abakristo b'idini ariko mo imbere nta cyatunganye. Tugomba guhinduka kandi tugahinduka neza, tukera imbuto zabakijijwe zabihari. Amen. Hari Yesu yigeze kwigisha abantu baramubwira ati ariko iyo nyigisho irakomeye, ati dohoraho gatoya, ati nimwigendere. N'abantu bajya bambwira ngo iyo yigishije gutya ngo abantu ngo bareka kuza mu rusengero, reka mbabwize ukuri. Cyakora Karegesa ntazandakarire kuko nkiri senior pastor nashoboraga kubivuga neruye, aho kugira ngo ntunge urusengero rwuzuye Abakristo nk'abiremera mu ngana mutya mugera ku 1,100 nasigara na 500 bemera ibyo bemera, kuko abo ngabo ningera imbere ya Yesu nibura nzamubwira ntaba ngabo nibo nashoboye korokora. Naho abandi basigaye batonda umurongo bakaza gusa nabo kuzagera Yesu akambaza ngo mwabakuye ari ngo aba bantu bavuye tuti bavuye iremera. Nibi mwakoraga mwarafataga mukabatiza mugafata mugakomeza mugafata mugashyingira abantu batigeze bahinduka, kuko Bibiliya tubwira ngo itorero n'umugeni wa Kristo. Tugomba gukora Abakristo basa na Yesu, kuko tuzagera imbere y'Imana uvuga ati uyu mugeni wambyariye abana tudasa. Abana tudasa mwababyaranye nande? Tugomba hari ahantu twabashuguritse kubera ubukene twari dufite, tukababatiza tukabihanganira mu byaha byabo tukabahemukira. Kukwigisha inyigisho itakujyana kugakiza tuba turimo kuguhemukira, kuko ku munsi w'amateka umubatizo ntuzagucishamo, ku munsi w'amateka igaburo ryera ntirizagucishamo, ku munsi w'amateka gukomezwa ntibizagucishamo, ku munsi w'amateka amaturo ntazagucishamo, ku munsi w'amateka ibya 10 ntibizagucishamo. Ikizagucishamo ni amaraso ya Yesu n'imbuto uzaba wareze. Kuko Bibiliya iratubwira mu Byahishuwe igice 20 aratubwira ngo nuko ibitabo birabumburwa, ngo n'ikindi gitabo ari cyo gitabo cy'ubugingo kirabumburwa, ngo abo basanze batanditse muri icyo gitabo bashyirwa mu nyanja y'umuriro. Ngo bya bitabo bindi nabyo birabumburwa, ngo buri muntu wese ahembwa bakurikije ibyo yakoze. 2 books, igitabo cy'ubugingo twinjizwamo n'amaraso ya Yesu n'igitabo cy'imirimo kiduhesha ibihembo, byombi bizabumburwa. Reka tujye tubabwiza ukuri, nibyo bizabagirira umumaro. Reka ngane noneho ku bantu bumviye biriya Yohana yigishaga. Buriya muri Bibiliya nkunda isezerano rya kera cyane. Batubwira umusore witwaga Yosefu, bamudusomeye mu gice cya 39. Yosefu ngo baramuguze bamujyana kwa Potifari. Abiki abo umukozi wo mu rugo, umuboyi w'icyitegererezo. Ngo yajya acugusa amasafuriya. Potifari yarya ngo akumva hari ikindi kintu kiri special, ikintu kidasanzwe mu biryo byatetswe n'uwo muboyi. Akabaza umugore ati ariko uyu muboyi watetse ibi biryo n'uwuye? Ati si cya gihungu cy'igiheburayo Yesu uherutse kugura ku isoko ry'abacakara? Atari ku gihungu gifite ikiganza. Kera mama tukiba mu cyaro yari afite ukuboko. Iyo abagore bo muri karitsiye bajyaga gushigisha ibigage baramutumiraga bose, ngo yari afite ukuboko k'umusemburo. Iyo yakoraga mu kibindi agakora ku musemburo, baravuga ati buriya ubwo Berenedate yakoze ku musemburo mambo sawa sawa, ko yari afite ukuboko k'umusemburo. Rero na Yosefu yageze kwa Potifari yari afite ukuboko kw'amasafuriya. Ariko Potifari ageze aravuga ati uyu muhungu ko mbona ashobora iby'amasafuriya wamushinga n'inkoko n'ingurube n'indogobe n'ibindi, ngo ibyamushinze byose bikahabwa umugisha. Ibyamushinze byose yageze aravuga turabizi Petit, uru rugo rwose
ndarugushinze ujye urundeberera. Haleluya. Kubera iki? Kubera ko baratubwira ngo Yosefu ngo ibyo yakoraga byose yabikoraga neza. Bamaze no kumubeshyera kuko muka Potifari yarabirebye aravuga atari ku yifeva nanjye ndashakaho iyi anointing, aya mavuta nanjye ndumva nshaka gukotoraho. Uyu muhungu ko acugusa amasafuriya bikagenda neza, buri wamujyana mu gitanda aho buriya ntiyaba afite anointing, amavuta. Yeragara abantu bagira bene ayo mavuta akavuga ati aya mavuta no mu gitanda ndayajyanamo tu. Ariko Yosefu aramubwiye tumva madamu, aya mavuta ninyajyana mu gitanda nkaryamana nawe utari umugore wanjye aramvaho mere nka Samusoni. Ati rero umbabarire sinshobora gucumura mu maso y'Imana ngo mpamukire Potifari wangiriye neza. Uriya mwana yarazi ijambo, nubwo Bibiliya yari itarandikwa ariko yarazi by'Imana ishima. Mugaravuga ati umushenzi aranyumvira ubusa, aramufungisha ariko muzamukurikirane. Aragenda ageze muri gereza, jewe nabwirije mu magereza sindafungwa na rimwe, ariko nigeze gufungwa amasaha 2 da. Umupolisi yigeze kumfungirana mu biro bye, hanyuma fandi araza nkuramo. Yaramwaterese wowe ufata umuntu nk'uyu nguka mufunga ngo nuko akubajije ikibazo. Ariko ibyo twe kubijyamo sinshaka ku. Noneho ageze muri gereza, buri rero muri gereza uzabaza abantu bafungiweyo haba ikintu cy'ikigunguru, kuko ntabwo hose haba amatoilette, haba ikigunguru bifashisha ninjoro. Ufunzwe bwa mbere akize ni ugiterura mu gitondo. Yosefu aragenda ajyayo, baramubwira ati uyu munsi niwo uterura ikigunguru. Agenda aririmba mananduburira amaso yanjye ku misozi, begutabarwa kwanjye kwava he mu bimbwe. Ateruye ikigunguru agenda aririmba. Umurinzi wagereza aruga turiya muhungu ntasanzwe. Abandi bagiterura bagonondwa bahekenya amenyo batukana, none waragiterura nezerewe. Aravuga tumva Peti noneho nkugize kapita. Uzabaze kandi muri gereza iyo bakugize kapita, ibiginjira muri gereza byose bigucaho. Niba ari nuwo bahaye akantu agomba kuguhaho kuko uri kapita. Kapita hari ibintu abatagikora nyine bari shefu. Ngo umurinzi wa gereza mugira kapita kubera iki? Hari ukuboko kwiza, hari imbuto nziza yagendanaga. Abamo abandi bafungwa bakaza bitotomba, bakaza bihebye, akabari mu mutima. Bukeye umugaragu wa Farawo aramubwira ati ariko muri gereza igihe nari mfunze hari umwana w'umuhungu yari afite umwuka udasanzwe yasobanuraga inzovu. Farawo ati munzanire uwo muntu. Ndimo ndahina inkuru kuko murayizi. Araza asobanura inzozi za Farawo zananiye abahanga, amuha n'igisubizo cy'ikibazo cyari kiriho. Farawo aravuga ngo akuramo impeta y'ubutware, ngo ayishyira hejuru, aravuga ngo nimumbwire ninde wundi uri mu mwuka w'Imana nk'uyu nguyu ngo muhiye impeta. Abandi batereka da ngo amushyiramo impeta. Aravuga ati bagutembereza umurwa bavuge ku itegeko uzatanga ryose rigomba kubahirizwa nk'iryanjye, mu bwami bwanjye nijye uzagusumba abandi bose bakubari. Kubera iki? Oya mwikoma amashyi, ndashaka kubabwira ikintu tudakora. Abantu benshi mu Rwanda bashaka kubana promotion ari abanebwe. Hari abantu bicara ngo ugiye ngo bagomba kumpa promotion ngo kuko mfite masters. Masters ntabwo itanga promotion, ahubwo ubwo uratangira ukajya gucebereza, ukajya gucenga. Promotion nziza izanwa no gukora neza, excellence mu kazi. Yosefu ntabwo yigeze ajya gutreta kwa Farawo, bamuzamuye kuko bari bamubonyemo impano yo gukora neza ibyo ashinzwe. Wowe uririrwa ucabiranya mu kazi, uririrwa ubunza amagambo, uririrwa ubeshya, uri umunebwe, uri warangiza ngo ariko ngo bapromotinze abandi ngo kandi giye mfite masters ngo ntibampromotinga. Ngo gupromotingira iki? Wagaragaje iki? Yosefu yazamuwe na excellence mu gukora akazi. Niyo mpamvu bamuduhayeho icyitegererezo kwera imbuto nziza mu kazi. Murambwira abadamu n'abandi n'abakozi bo mu rugo, kimwe mu bintu bizabagora abadamu mu kujya mu ijuru ni abakozi bo mu rugo. Ariko nikizagora abakozi bo mu rugo ni akazi ko mu gikoni. Bose baragavura, n'abakijwe baragavura. Iyo wibeshye gatoya nta kugarurira, baragavura. Ukamureza ayo mafaranga watwarwa yari ayawe,
ariko ntabwo wari uyakeneye. Uzirukana umuboyi yibye ibiyiko bitatu ni wowe uzahinduka umunyabyaha. Ariko tekereza vuremo ngo uriya mugore ngo ni umuntu w'ingona ngo kumva ko yirukanye umuboyi ngo yibye ibiyiko bitatu, none se ibiyiko bitatu wabyibaga byari ibyawe. Ariko no mu zindi serivisi niko bimeze. Uzumva umuntu bamujyana amageragere ngo shanga buri hari abantu bamupangiye ngo se kariya kantu ngo kora busheni koko ngo buriya ngo nibyo bamurega kose ngo yari iki, kuko nta n'inzu yubatsemo. Ibi bihumbi 100 cyangwa 500 cyangwa miliyoni ntanzi zavamo, ariko niba gufunga ntuzavuge ngo bagucongeye, wayibye nyine. Kuko icyaha si ubwinshi bw'amafaranga watwaye, icyaha ni ukwiba amafaranga atarayawe. Ba Yosefu ntibibaga. Niyo mpamvu Yohana umubatiza yigisha yabwiraga abantu ngo mukazi mukora niba uri umusirikare wirenganya abantu kuko ufite imbaraga z'inkota n'ubutware baguhaye. Niba uri umupolisi wirya ruswa ku muhanda kuko nuko ufite ubushobozi bwo guhagarika imodoka. Niba uri umukozi ukora mu mafaranga saa yawe, yabare uko yakabaye, uyatange uko yakabaye. Halo, misemba konjesha nabibonye. Kuko abantu hano hanze barakubwira ngo ntabwo uzakira utibye, ngo ntabwo uzakira utariye ruswa. Tuzakira tutibye niba dushaka gukizwa n'Imana. Nigeze gutwara umuntu njya kumwereka ukuntu Kigali isa neza, ukuntu abantu barimo kugera kuri byinshi. Duca hariya kuri gorufu turazenguruka, tugarutse ndabunga ntiwabonye ukuntu abantu bari kubaka amazu bize ngo bose si abajura. Uwo ni umukontrisigisi. Ntabwo ari ngombwa kuba uri umujura ngo wubake inzu nziza. Ufata credit muri banke ukabara plan inzu buryo uzayishyura ukubaka inzu nziza kandi ntacyo wibye. Ariko hari abantu bumva yuko ngo kugira ngo ugere ku nzu nziza ugomba kwiba. Warangiza ngo uri mu nzira ijya mu ijuru. Idishi ry'abajura kwiryo ritabaho. Reka rero turangize. Nimwitegereza muri Bibiliya abantu bose Imana yashimaga bari abantu bakora akazi kabo neza. Daniel yabaye i Babuloni na Shadrake na Meshake na Abedenego baravuga ngo Daniel bamukoreye audit mu gice cya 6 kandi yayikorewe n'abanzi be ngo baburi ikintu bamurega mu bijyanye n'akazi. Ngo baravuga ngo Daniel ntaho tuzamufatira mu by'akazi ngo kuko muri byose arakiranuka, ngo kereka nimba tumufatira ku Mana ye. Kandi bakatubwira ngo Daniel yari excellent kuva ari umunyeshuri. Abanyeshuri benshi bajya kwiga ugasanga barajandajanda ngo barasenga, ngo ngwerega ngo urumva hari n'abapastori batoje urubyiruko nabi, ngo erega ngo urumva ngo kwiga si ngombwa, ngo uragenda ngo ugasenga ngo amaforumire Imana ikagiye yandika ku kibaho. Iyo Mana ikopeza siyo jewe nsenga. Umuntu abona ibyo yakoreye mu Mana. Abaswa se uzaba utazi gutandukanya aritere na vene uri umuganga ngo jewe ngo narasengaga. Banza wige kubitandukanya kuko nawundi uzaba uri umwicaye, uzajya wica abantu uvuga ngo je narasengaga ngo sinige. Oya, nimureke twige tumenye ubwenge, niturangiza dukore neza, ariko niturangiza dusenge twubaha Imana. Muri ibyo byose Imana iduha imbaraga. Haleluya. Tuzabigeraho dutereka nsoze. Hari ibintu bigera kuri 4 aba bose twabonye bahuriragaho. Icya mbere, Yesu yavuze ngo nige muzabibu, tugomba guterwa muri Yesu. Icyabuje Yosefu gukora ibyaha nuko yari afite Imana imureba. Aramubwira ngo sinakora icyaha nk'icyo mu maso y'Imana yanjye. Guterwa muri Yesu. Barambibabwira nkabwa niyo umuntu yatewe muri Yesu hari ibyo adakora, kuko mushebuja abamureba. Muzabanze mwimenyereza icyo kintu aho ugenda hose umenye ngo databuja arandeba hari ibyo ntakora. Halo, shorera imizi muri Yesu. Icya kabiri, ubuhamya batangiye Yosefu, ubuhamya batangiye Daniel, baravuze ngo tuzakura hehe undi muntu wuzuye umwuka, kuyoborwa n'umwuka wera, kuko niwe utweramo imbuto kaduha n'imbaraga zo gukora ibintu tukabikora neza. Icya gatatu, hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Umuntu ugendera mu ijambo ry'Imana, ibyo yita byiza ukabyita byiza, ibyo yita bibi ukabyita bibi, uwo nguwo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Aho niho dukura favor, igikundiro ku Mana. None bene data, ndashoje. Imbuto zawe ni izihe aho ukora? Imbuto zawe ni izihe aho uba? Imbuto zawe ni izihe niyo ugenda mu muhanda
ambwira abantu hari igihe twigeze kujya ahantu tuvuye mu kiriyo, murabizi iyo turi mu kiriyo imodoka ziba ari nyinshi, turaza dutaha dusanga umuntu nawe yari arimo gutaha ariko aturuka mu rundi ruhande, kandi ahantu hari hasigaye umwanya umuntu ashobora kwisanzuriramo naho yari ageze, yashoboraga kujya ku ruhande twese tugacaho. Abantu bose barahagarara yanga kutuvira mu nzira kuko hari imodoka twagombaga kudepasa kugira ngo dukomeze. Bantu bavuza amahoni, abantu bacana amatara, abantu bagira bate ngeze aho burya hari imbaraga z'ubusaza n'imvi. Ndabona ko reka njye guhenda uriya muntu wenda yanyumva. Ndagenda ngeze iruhande rw'imodoka ye aramanura ikirahuri ngo pastor ngo amakuru ni meza ngo Yesu ashimwe ntamina. Ariko se buriya ntushobora kwigira inyuma ho gatoya ni kugira ngo hano basigaremo aka espace izi modoka zose ziceho nurangiza nawe uceho. Arabireba ngira ngo yibutse yuko yari amazi iminota 30 twese yatuburije gucaho, ariko kubera ko abibwiwe na pastor kandi yamubwiye ngo Yesu ashimwe yigira inyuma ducaho, nawe acaho arataha. Mujye mumenya no kwera imbuto nziza niyo muri mu muhanda. Abarokore barabyigana, ukaza umuntu akaza akakubyiga, jewe nsigaye mbareka. Nagira gutya yabona ari pastor ngo pastor mugaho caho ngwe wewe usubogeka mu biki, ugenda ubyigana, ugenda ukubana, wera imbuto zindiwe. Imana ibaha umugisha, kadusenga Imana. Ariko mbabaza ikibazo, wera imbuto ki iwawe mu rugo? Wera imbuto ki aho ukora akazi? Wera imbuto ki n'ahandi hose? Niba wumvise umwuka akubwira ngo uyu munsi ni umunsi wawe wo guhindura, wo guhinduka, wo kuba mushya, uzamura ikiganza ku by'Imana yakubwiye, ubwira Imana ngo Mana mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso. Zamura ikiganza aho uri. Nditabye Yesu ndaje mukiza, amaraso wavuye ayoza. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, wari ubizi ko ku bwa kamere yacu nta kindi dushobora kwera uretse indibu. Uraza uravuga ngo nige muzabibu mwe muri amashami. Ndasengera umuntu wese wazamuye ikiganza ngo yicomeke muri wowe, yiseseke muri wowe, abe grafted muri wowe, kugira ngo ibikuvamo ibikuzuye ari byahabwaho, kugira ngo ukomeze ubugingo bwe, kugira ngo ukomeze ibitekerezo bye, kugira ngo uhindure umutima we, kugira ngo use n'uwawe. Kandi mwami Yesu, turasenga ngo imbuto zose zitanezeza umutima wawe, izo twera nk'abashumba, izo twera nk'abakristo, izo twera nk'abakozi mu kazi, uyu munsi udufashe guhindura, kugira ngo tugende nk'abakiranutsi, duheshe izina ryawe icyubahiro kandi tubera abandi umugisha. Rambura ikiganza cyawe ufate buri muntu wese, ari uwamanitse ikiganza ari n'utakimanitse, twese udufashe kugira ngo tugende nk'abakiranutsi, kugira ngo mu byo dukora byose tubikore na excellence n'ubutakemwa, kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru kandi abatubonye bose bamenye ko tubana nawe. Wumve gusenga dusenge aha ngaha, ubane natwe twese ukomeze utugirire neza mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo. Amen.